Yes, all right. Mwino neza nizere ko meze neza twongeye kuba ikaza no ku muyoboro Onebu Opportunity Rwanda. Hano murabona yuko dufite scholarship imeze neza cyane ije kuba yatangwa na BPR Bank cyase Bank Populaire muri gahunda ya IGIRE scholarship. Ese waba warasoje kwiga ariko ukabura uburyo cyo amasomo yawe muri IPRC Rwanda Polytechnic mu masomo ajyanye na Culinary Arts, Food Processing, Plumbing, Tailoring and Designing, Welding, hakaza domestic electrical installation ndetse na electric device repair and maintenance. Ubwo nukuva ni warize ibintu bijyanye n'aya masomo cyase warize nk'ibintu by'amasiyansi bikwemera kwiga ano masomo rwose kabisa ntuze kuba wacikwa na amahirwe aje kuba atangwa na BPR Bank. Ubwo tugiye kuza kureba atese ukora application ni gute yayikora, asabwa iki, ese amadokima asabwa na yahe. Rowe niba ari bwo bwa mbere no kumuyoboro Onebu Opportunity Rwanda, nibagirwe gukanda subscribe, share and comment ni ubona ano mahirwe ashobora kuba yagira icyo akumarira mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi cyase hari mugenzi wawe ashobora kuba yagirira icyo amara. Noneho niba udukeneye twebwe kugira tugufashe muri application, cyambere no kuza kureba kuri nimero yacu biri kuri screen hasi ukatwandikira, ubundi ntabwo igihinduka ni 072 7185042 tukahita ibintu tubigufasha neza bikagenda neza. Rero kugira ngo tuze gukora application tuzi ese ati abemerewe ni bande, ese no mahirwe yaje asanga bande, reka tuze turebe muri make uko ibintu biza kugenda. Mwibutsa yuko ino scholarship abantu bo bazafata rwose bazaza kwiga muri IPRC mu ma college atandukanye, harimo IPRP Karongi College, RP Musanze, RP Tumba na nubwo na masomo agiye atandukanye, hakaza RP Gishari, RP Kigali, then RP Kigali na none bitewe na masomo uzaba ugiye kuza kuba wakwiga. Rero tugiye kuza kureba etese nibiki wastegura mbere yuko utangira application, ubundi tuze turebe ati se ni bande bari buze guhita basaba gukora application. No hano muraza kubona yuko batangiye bavuga ngo dear applicant, ni nko kubasuhuza ati mwebwe mwifuza gusaba mumeze mute. We are thrilled that you are applying for the 2026 IGIRE program. Before filling out the application form, please read the information below carefully. Ubwo no kugira ngo mbere yuko utangira gukora application ugomba kuza kuba wabanza ugasoma izi information ziri hano hasi, ubundi ukaza gukomeza. Rero tudatinze mu masomo hano ari buze kuba ahari, cyangwa se wenda tuje kurebamo bikemo hano, ariko nta mpamvu ubundi no kuvuga ngo hano amasomo wemerewe kuba wakoramo application. Hano dufite ni kuri section A, hano dufitemo program iri ya mbere. Program dufitemo ya mbere ni Culinary Arts, ubuhanga mu guteka, Food Processing, ubuhanga mu gutegura ibiribwa, Plumbing, ubuhanga mu gutunganya imiyoboro y'amazi, hakaza Tailoring and Designing, ubudozi n'imideri, hakaza Welding, ubuhanga mu gusudira, hakaza Domestic Electrical Installation, ubuhanga mu by'amashanyarazi, then hakaza Electrical Device Repair and Maintenance, ubuhanga mu gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga. Murumva yuko rwose ano masomo rwose ushobora kubifite background muri aya masomo cyase wumva ushaka kuza kuyiga ibyo wize secondary school bihura. Ubwo ni ukuvuga ngo wazugahita ukora application. Hano bavuze ngo interested youth who meet the following criteria are encouraged to apply. Deadline for application is Friday 19th June 2026. Ubwo nukuvuga ngo abashaka gukora application mugomba guhita mubyihutisha ku buryo ki application mugomba kuba mwayisoje kuri aya matariki muri buze kubona hano 19 z'ukwezi kwa gatandatu. None kugira ngo uze kuba ukora application, cyambere ugomba kuza kuba uri umunyarwanda ufite imyaka iri hagati ya 18 na 30, be residents of district where the training will be conducted, ukaza kuba uba mu karere iyo training izaberamo. Wenda niba ukoze application ushaka kwiga Culinary Arts for example muri Karongi, ugomba kuba utuye muri Karongi. Pana kuvuga ngo ushaka kwiga Culinary Arts tuyi Musanze ngo uzajya kwiga Karongi, oya ntabwo ariko bimeze. Igikurikiyeho have at least completed secondary school or 12 year basic education in the last 2 years. Ubwo no kuvuga ngo niba ukaba warasoje
segonderi cyangwa amashuri yisumbuye mu myaka 2 ishize. Have completed in a combination led to the courses applying for. Ukaza kuba nanone warize amasomo ajyanye n'ibyo urimo urashaka kwiga. Noneho have not studied vocational training before. Ukaza kuba tarizeho amasomo ngaya ya vocational training. Be available for 6 month TVET training program. Ukaza kuba none uhari amezi 6 witeguye kwiga, nta kuvuga ngo urahari amezi 2 arashize ugiye mu bindi. Be willing to refund 50% of school fees if you drop out of the program. Ukaza kuba wakishura amafaranga 50% mu yo bakwishuraga igihe uvuye mu ishuri program zitararangira. Provide a copy of your certificate of completion of secondary school. Ukaba watanga A2 certificate yawe. Provide a copy of ID card. Ukaza kuba watanga ID card yawe. Have a capacity to cover food, transport, accommodation during the training. Ukaza kuba ufite ubushobozi bwo kuba wakishurira ibyo kurya, transport amatike ndetse naho kuba mu gihe training zaba ziri gukorwa, kuko ubwo birumvikana bazakwishurira amafaranga y'ishuri. Gusa hakaza observe regulations about the trainings program. Noneho amategeko cyase n'amabwiriza ngenderwaho ya program ukaza kuba wayitaho, ndetse hakaza be willing to open BPR Bank students account once selected for the program. Ukaba nanone witeguye kuba wafungura konti muri BPR Bank igihe wabaye selected. Ubwo nukuvuga ngo ibi bintu biraza kuba byumvikana neza rwose kabisa. Application will be given equal opportunity and shall not be discriminated on the basis of disability, gender, religion, religious and the other ethics background. Ubwo nukuvuga ngo mwese muhawe amahirwe angana rwose, nta kibazo abahungu n'abakobwa mwemere gukora application. Rero hano kugira ngo ukore application birumvikana hano uzasabwa ifoto yawe ya passport. Iyi document ushobora kuyiprintinga ukagenda ibi bintu ukabyuzuza, ugashira amazina yawe, sex, date of birth, hakazaho ID yawe, akarere ubamo, email yawe, mobile phone, hakaza indi nimero ya telefone ushobora kubonaho. Ukaza ugahitamo uburyo ki wamenyemo ino opportunity. Ushobora kuza kuvuga nyewe urareba amakuru wayabonye hehe, uze kubivuga. For example hano hasi ushobora kuvuga ati amakuru nayabonye kuri YouTube channel yitwa Onebu Rwanda. Ugakomeza ubwo waba selectinze kuri other, hakaza level of education. Uraza uhitemo secondary igihe wasoreje, uraza guhitamo hagati ya 2024 cyangwa 2025. ubwo noneho uze gukomezamo. Urabona ko hano hajeho ibintu bijyanye n'amacourses n'amasomo. Ubwo no kuvuga ngo hano niba bavuze ngo Culinary Arts, aba masomo azatangirwa muri Karongi College. Gukora application, ushobora gukora application online cyangwa se ukajya kuri BPR Bank cyangwa se kuri branch ikwegereye ya BPR ukazijyanayo ino document imeze neza. Hari Musanze College hazatangirwamo food processing, none hakaza Tumba College hagatangirwamo Welding, hakaza Tumba College none hakazamo electronics device repair and maintenance, hakaza Gishari aho hazatangirwamo domestic electricity installation, hakaza Kigali College aho hazatangirwamo training ajyanye na plumbing, then Kigali College none hakaza training and designing. Ubwo ni ukuvuga ko byose mu byumvise application izakorwa mu buryo bubiri, aho ushobora kuyikora online cyangwa ukagera kuri BPR Bank kwegereye. Name of training center, hano uraza uhita uvuga ati ngiye nshaka gukorerwa iri training muri Kigali College cyangwa se muri Karongi College. Noneho hano name of courses, hano uzahitamo muri ayo hejuru ubyandike hano hasi, ubundi ibintu bize guhita bigenda neza. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ugeraho kuri section D bakakubaza etc please provide an explain on how you observe this scholarship you deserve this scholarship. Ati vuga impamvu nibura wenda impamvu wowe wemerewe ino scholarship cyangwa se ugenewe ino scholarship, ugasobanura ibintu byinshi bijyanye n'iterambere ryawe n'icyo ino scholarship yaza kuba ikugezaho. Ikindi hano barakubaza ngo what are your expectation
for IGIRE program minimum amagambo 100. hano naho barakubaza ati se niki wenda witeze kuzabona muri no scholarship, naho ukaza ukabyandika ukabisobanura neza ugasinya date of application, ukavuga n'igihe application uyikoreye. Murumva yuko rwose ibintu biba biri seriye, nta mpamvu yo kuba wavuga ngo ibiki n'ibiki. Ubwo ni ukuvuga ngo ino application murumva ko iri seriye, muze guhita mugerageza ubundi ibintu bigende neza cyane. Rero ubwo ni ukuvuga ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukagenda tubana gatanu ku kandi ibintu bimeze neza. Rero ukeneye gukora application ukoresheje online, muri comment haba harimo link, nimwe uza guhita ureba, asigaye ukaza guhita ukora application. Bye bye, thanks for watching my video. Let's meet in next opportunity if you have subscribed. Thank you very much.